umugoroba mwiza kuba dukurikiye mwese aho muri hirya no hino ku isi. Uyu ni umunsi wacu wa mbere w'amasengesho, amasengesho y'iminsi 7 dutangiye uyu munsi kugeza ku cyumweru nibwo tuzayasoza. Ni amasengesho afite intego ivuga ngo kubohoka ingoyi z'ubukene. Haleluya. Tugiye kumara iyi minsi 7 turi imbere y'Imana dusenga, twiyiriza, dusengera kubohoka ingoyi z'ubukene. Tuzaganira inyigisho nyinshi zitandukanye kandi tuzasengera hamwe. Ndizera ko iki cyumweru iyi minsi 7 izarangira hari impinduka zibaye mu buzima bwanjye, hari impinduka zibaye mu buzima bwawe, hari impinduka zibaye mu buzima bw'imiryango yacu. Uwiteka azadufasha kandi azabana natwe ndetse azadushoboza kugira ngo dushobore kuganira ndetse no gusenga, kandi turizera tudashidikanya ko hari byinshi bizahinduka mu mibereho yacu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Haleluya. Yesu ashimwe. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za mbere ibice 4, niryo jambo duhagazemo. Ingoma za mbere ibice 4. Reka dusome duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Bibiliya ivuga ngo Hakosi abyara Anubu na Sobeba n'imbyaro za Ahaluweli mwene Halamu. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Iseri ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, Uwiteka Imana ya Isirayeli, uri Imana nzima, uri Imana ihambaye, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugoroba tuje imbere yawe, turahamagara izina ryawe, turahamagara ukuboko kwawe n'imbaraga zawe kugira ngo ubane natwe mu mwanya tugiye kumara imbere yawe mwami, tuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Manura imbaraga zawe kugira ngo ubohore ubuzima bwacu. Manura imbaraga zawe Mana kugira ngo urwane n'ibiturwanya. Manura imbaraga zawe Uwiteka gitare k'amahanga kugira ngo ubohore intama zawe, udukureho umwuka w'ubukene, udukureho imbaraga ziboshye amaboko yacu, udukureho imbaraga zitugendaho kandi zidukontora, zitunaniza, zidusubiza hasi. Utuzamure uko wumvise Yabesi agutakira, uba ariko wumva gutaka no kurira no kwinginga. Tukwinginga uyu mugoroba, tugire neza, uduhe umugisha, kandi mwami udufungurire imiryango mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana wo mu ijuru ibaha umugisha. Abo turi kumwe mwamaze kugera kuri Zoom n'abadukurikiye ku mbuga z'abakunda Imana, Imana wo mu ijuru ibagire neza.
haleluya. iyi minsi 7 turaganira ku kubohoka ingoyi z'ubukene. ubukene ni umwe mu myuka iboha ubuzima bw'abantu muri iyi si. ubukene bugira correspondance, bugira imikoranire. hari ibyo satani akora mu buzima bw'abantu bikazamura ubukene hejuru y'ubuzima bwabo. uyu munsi kuko ari umunsi wa mbere, ndaza gukora introduction, ariko uko iminsi izagenda ikurikirana tuzagenda dufata ikintu kimwe tukivugeho tukinjiremo in deep. ariko muri kano kanya ndagerageza gutanga orientation, ndagerageza gutanga umurongo w'ibyo tuzaganiraho muri iyi minsi 7 tugiye kumara imbere y'Imana dusenga. ikintu cya mbere ndashaka kugira ngo ubanze usobanukirwe neza kandi wumve neza yuko ubukene ari umwuka, ari imyuka y'abadayimoni. ubukene bufitanye isano ya bugufi na Satani. ubukene ni intwaro ikomeye iri mu biganza bya Satani akoresha arwana n'ikiremwa muntu. nusoma mu gitabo cya Matayo ibice 4 urasanga igihe Satani yahuraga na Yesu yamuzamuye ku mpinga y'umusozi, amwereka ubutunzi bwo mu isi, amwereka ubwami bwo mu isi, aramubwira ngo nupfuka mukandamya ndabiguha. so ubukene ni intwaro ikomeye Satani akoresha akandamiza abari mu isi kugira ngo bamuyoboke, kugira ngo bamuramye, kugira ngo bamukorere. ubukene ni imyuka y'akarande ikurikirana ubuzima bw'abantu kandi igenda muri generasiyo, igenda mu gisekuru, ikava mu gisekuru kimwe ikajya mu kindi gisekuru, ikava mu kindi gisekuru ikajya mu kindi gisekuru. biragoye kugira ngo ukire muri iyi si, uzamuke udafite igisekuru gikize. abantu benshi ubukene buri mu buzima bwabo bukomoka mu bisekuru bakomokamo. ni abantu bake cyane muri iyi si bafite ubutunzi bufatika, bafite umugisha ufatika, barirwanyeho ku giti cyabo batarabikuye mu babyeyi. simvuze ko badahari, barahari, ariko ni bakeya, kandi nabo bibasaba imbaraga nyinshi. hanyuma ikindi kintu mugomba kumenya, ndi muri introduction, ibi ngibi byose ndimo kugenda mbabwira nzabigaruka mu buryo burambuye tubyinjiremo in deep, buri wese azashobora gusobanukirwa ku rundi rwego rwo hejuru. uzasanga ibi bisekuru bifite ubukire biraga abana babo. inshuro nyinshi habaho gukenyuka ku bantu baturuka muri uyu muryango w'abakire. usanga igihe kinini abenshi muri bo bapfa igihe kitageze, bapfa bakiri batoya, habamo impfu zidasobanutse. ibi biterwa n'uko inshuro nyinshi haba hari ibihango biri hejuru mu miryango, imiryango yakoranye na Satani kugira ngo babone ubu butunzi mu miryango yabo. Satani akabarekurira ubutunzi bakabugira, ariko ugasanga kurama no kuramba bigirwa n'abake muri uwo muryango. indi miryango myinshi usanga ikintu kijyanye n'ubukene ari ikintu kigenda gikurikirana kiva mu rubyaro rumwe kijya mu rundi rubyaro.
mwitegereze murebe usanga haleluya abinjira kuri Zoom mujye mudufasha muhite mukora mute kubera ko hari igihe usanga tuba turi mu rugo abana bari iruhande barimo basakuza like that. So iyo mudufashe mugakora mute bituma bakurikira ijambo ry'Imana bataza kugira ikibazo. Ikindi kintu mbasaba kwitegereza no gukoraho ubugenzuzi muri iminsi 7 tugiye kumara imbere y'Imana, uzasanga mu migango myinshi ari abakene haravuyemo umuntu umwe wenyine gusa akaba ari wukira. Umuntu ufite abana 10 ugasanga abana 9 bose baboshywe n'ingoyi z'ubukene, havuyemo umwe wenyine gusa abari wukira arazamuka, ariko nawe bimunanira kuba yazamura abandi basigaye basigara bamudepandaho. Ugasanga ikibazo cyose kiba mu muryango gikemurwa n'umuntu umwe, abandi bose basigaye ni indorerezi. Ibi muzabigenzure murebe no mu nshuti mufite, murebe no mu miryango n'ahantu muvuka n'ahantu muturuka, mubigenzure murebe, muzasanga ibingibi ariko bimeze. Uzasanga ingo nyinshi z'abakene, imiryango myinshi y'abakene, iyo hagize ngo have nk'umuntu uzamuka, azamuka ari umwe wenyine gusa. Kandi uzasanga umubyeyi yarohereje abana bose ku ishuri, uzasanga umubyeyi yagerageje kugerageza uko yazamura abana bose, ariko usanga umwe muri bo niyo byakundiye ko ashobora kugira ku kintu gifatika, abandi bose bamuhanze amaso. Iyo habaye ikibazo gikomeye mu muryango niwe bategereza. Iyo hari umurwayi ugiye kwa muganga mu muryango bategereza ko aruza kwishyura ibitaro. Iyo hari upfuye bategereza ko aruza kugura isanduku. Iyo hari umwana birukanye ku ishuri bamwohereza kuza kwa wa wundi. Ashobora kuvamo ari umugore, ashobora kuvamo ari umugabo, ariko ugasanga niwe wenyine gusa byakundiye kabona umugisha, abandi bose bavukana byaranze. Nukomeza kwitegereza uzasanga nko ku gasozi runaka abantu baturuka mu byaro cyangwa se bafite imiryango mu byaro, uzasanga nko mu gace runaka muri quartier runaka ku gasozi runaka hari umuntu umwe wenyine gusa wakize, agira inka, agira amaduka, agira imirima, arahinga areza, abandi bose basigaye kuri ako gasozi baca inshuro iwe n'abakozi biwe, kandi batuye ku musozi umwe, imirima yabo irabangikanye, ariko we yahinga ibye bikera, abo baturanye nawe bahinga ibyabo bikarumba. Inka bazahura mu rwuri rumwe, ariko inka ziwe zikabyara zikororoka, abaturanyi biwe ufite inka nyinshi afite tubiri cyangwa afite kamwe, nawe arakarira ntikororoke, ikibazo kikaza kikamukubita akajya kukagurisha. Wa wundi umukiro utuye ugasoza akarugura akaga kakawa undi mugenzi we. Uzajya gusanga umuntu umwe ku musozi yaguze imirima y'abaturanyi bose yarayirangije. Burugize akabazo wese araza. Ibi ngibi ndimo kubabwira turimo gutangira amasengesho, ndagira ngo ubwenge bukanguke, ibitekerezo bikanguke, muhumuke murebe, mumenye urugamba turiho, mumenye icyo turimo turwana nacyo, mumenye iminsi 7 turimo tubafightinga n'iki. Reka mbabwize ukuri, ntago ubukene ari ukudakora nk'uko benshi babyibwira. Ubukene ni imbaraga z'ikuzimu, ni imbaraga z'abadayimoni, ni imbaraga z'imivumo, ni imbaraga za Satani ziba hejuru ubuzima bw'abantu zikabananiza. Abantu benshi bakize muri iyi si ntago ari bakora cyane, ahubwo uzasanga abakize bicaye, ahubwo abakene ari bakora babandi bakize ngo bakomeze kuzamuka. Uzasanga umuntu adafite ubwenge bwo kwifasha ngo azamuke, ariko afite ubwenge bwo gufasha umukire kugira ngo akomeze atere imbere. Ibyo ngibyo mwarabibonye namwe, mwakoze ubushakashatsi murabireba. Uzasanga umuntu ari smart, azi imibare, azi management,
uzasanga umuntu azi marketing ku rwego rwo hejuru, arajya mu kigo cya kampani runaka agakora marketing, akazamura ikigo, agahamagara abakiriya, akakigeza ku rundi rwego, akagitumagiza. Ariko ubu bwenge n'ubushobozi afite yagiye kubukoresha iwe mu buzima bwiwe, mu ruziwe bimuteza imbere, arafeyeringa, nta kintu na kimwe mumarira. Ariko yaba arimo imbaraga ziwe abandi akabakorera, akabazamura, bagatera imbere ku rundi rwego rwo hejuru. Umuntu akicara mu iduka ry'undi akamucururiza, akamwinjiza amamiliyoni atagira uko angana, we yafungura iry'iwe agahomba, agahita yikorera amadeni aremera ibitugu byiwe. This is the secret of this world. Iri ni ibanga ry'iyi si, abantu benshi ntabwo babisobanukirwa. Hari igihe umuntu akavuga ngo impamvu akenye ni ukubera ari umuswa, ngo ni ukubera ari umunebwe, ngo ni ukubera ari iki. Ariko yahagurutse gukorera abandi, arakora ibyuya bikabira, arakora inzara zigakora, amano agakora, imisatsi igakora, arakora ataruhuka kandi agatanga umusaruro. Ariko iyo bigeze ku kintu we cyamuteza imbere, arafeyeringa, arananirwa, acika intege, araruha, abura ubwenge, abura imbaraga, abura strategy, abura buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko arimo akorera undi, abafite ibitekerezo nka miliyoni, abafite strategy zitagira uko zingana, yinjira muri kampani ikazamuka, ikinjiza amafaranga, ikagera ku rundi rwego runaka. Ariko yagerageza mu buzima bwiwe bikanga. Kubera iki? Hari imbaraga, hari imyuka y'ubukene iri hejuru y'ubuzima bwiwe, ahubwo ikoresha imbaraga ziwe n'ubushobozi bwiwe mu kuzamura abandi. Ikoresha imbaraga ze mu guteza abandi imbere. Ariko we ku giti cyiwe kwiteza imbere ntibikunda, kwiteza imbere ntibishoboka. Ni imyuka. Mana yacu tutabare kandi turenge. Jambo ry'Imana dusomye umugore batubwira ku mugabo witwa Yabesi, yaturukaga mu muryango wa Hakosi. Bibiliya iravuze ngo uyu yavutse afite agahinda, yavukiye mu bukene buremereye ubuzima bwiwe, yavutse mu muryango urimo imivumo, mu muryango urimo ubutindi, mu muryango urimo ibibazo bikomeye cyane. Yaragerageje, ararwana, aragerageza akora ibishoboka byose, akoresha imbaraga ziwe, akoresha ubwenge, akoresha strategy kugira ngo arebe ko yahindura buri kintu cyose mu buzima bwiwe, ariko birananirana. Aho ndimo kuvugira ahangaha, hari abantu benshi bagerageje kurwana, bagerageje gukora ibishoboka byose, batangije utu business, bashoye imari, bagerageje gukora amastrategy, bari amajoro batekereza, bararanguye, baracuruje. Reka mbabwize ukuri, hari umuntu ndimo mvugana nawe uyu mugoroba, hari unyumva. Haleluya. Hari wumva icyo ndimo kuvuga. Ibyo ndimo kuvuga ntabwo ari bishya mu matwi yawe. Ndimo kuvuga ubuzima tubayemo muri iyi si, ndimo kuvuga intambara turwanamo muri iyi si, ndimo ndavuga ibyo duhura nabyo, dufesinga igitondo n'umugoroba. Bwoko bw'Imana, ubukene ni imyuka y'abadayimoni, ni imyuka duhanganye nayo muri iyi si, ni imyuka ya Satani, ni imyuka ifite izindi mbaraga zidasanzwe iremerera ubuzima bw'abantu. Abakize si uko bakurusha gukora, si uko bakurusha ubwenge, si uko bakurusha strategy, si uko bakurusha ibitekerezo, si uko bakurusha kubera amajoro no gutekereza no gukora cyane, ahubwo hari imbaraga urwana nazo bo batarwana nazo. Hari imbaraga zibafasha kuzamuka, nawe hari imbaraga zigufasha kumanuka, zigusunikira mu kumanuka, zigusubiza inyuma. Nusubiza amaso inyuma, uzasanga waratangiye guhiga amafaranga, watangiye kurwana n'umwuka w'ubukene ukiri umwana. Ukiri umwana wasobanukiwe neza ko ubukene ari ikintu kibi, utangira kurwana no gushaka amafaranga, utangira kurwana no gushaka. Bamwe mu bavukiye mu giturage, watangiye korora inkoko, utangira korora inkwavu, utangira korora ihene, sometimes watangiye kwiharika, uhinga utuntu runaka. Abandi bo mujya utuntu wageragezaga gucuza no gushakisha kugira ngo ureke ko abona amafaranga, ariko kugeza n'iyi saha ntayo urabona.
nuba ari inshuro umaze guhomba mu buzima bwawe ugerageza bikanga, nubona amafaranga yaciye mu biganza byawe akayoyoka akagenda nta kintu akumariye adatanze umusaruro, uraza kumenya neza icyo turimo tuvuga muri minsi 7. Uraza kumenya neza imbaraga duhanganye nazo, uraza kumenya neza urugamba turiho. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, turi ku rugamba rw'umwuka. Ubukene ni umwuka, wabishaka utabishaka, nukurikirana ijambo ry'Imana uzabyemera, kuko ijambo ry'Imana riraza kubikwereka neza 100%. Ubukene ni imyuka yo mu kirere, imbaraga zirwana n'ubuzima bw'abantu. Hera ku mibereho yawe, uraza kubona neza ko hari ikintu kirwana nawe kidashaka kuzamuka. Uzasanga ibintu byinshi wagiye ugerageza mu buzima bwawe, hari abandi babikoze batera imbere, hari abandi babyinjiyemo barazamuka bagera ku rwego rukomeye. Wewe wabishyize mu mutima, bishyiramo imbaraga zawe, wabonye na support itandukanye, ukagenda ugakodesha ahantu ukahashora amafaranga, ukamara amezi ngo ukamara umwaka wishyura utarinjiza n'igiceri cy'icumi. Iruhande rwawe barimo bagura ibibanza bubaka amazu ku mafaranga bakorera aho hantu. Muri building imwe, mu gace kamwe, ahantu hamwe, abo mukorana bakagura Range Rover, bakagura V8, bakagura ibibanza, bakubaka, bakazamuka, bakagira ku rwego runaka. Wowe ukirwana na rent, kandi sometimes mukora ibintu bisa, mukora ibintu bimwe. Mukira akazi uyu munsi, ejo ntagaruke, undi akazi ejo, undi ntagaruke. Kwezi kugashira ukajya gushaka ahandi hantu mu kindi kintu runaka ukora mu dufaranga two kuza kwishyura rent. Umwaka warangira ugakinguka bivamo ukajya mu bindi. Kandi iteka ukinjira muri business wakore strategy, wizeho, watekereje, wakoreye analyse, wakoreye study marketing, wagenzuye buri kimwe cyose, wabyishiyemo ubona neza ko ari ibintu bifite isoko. Kandi igitangaje ni kimwe, ukabivamo abivamo, undi uje gufata aha hantu akazana ikindi kintu runaka nawe wigeze gutekereza, cyangwa se agafata the same na bya bindi wari ufite, ako kanya gatangira kuzamuka, ibintu bigatangira kugenda neza. Wibaza ngo ni iki? Nta mukiriya watutse, nta wirukanye, wageraga ukaza hakiri kare ugataha nyuma y'abandi, ariko hari umwuka udashaka kuzamuka. Hari imbaraga zinaniza ubuzima bwawe zidashaka kubona umugisha wawe. Utazi ko ubukene ari umwuka mubi, utazi ko ubukene ari izindi mbaraga, aravuga ngo ntuzi gucuruza, avuga ngo wahisemo ibintu bibi, avuga ngo ufite strategy zitari nziza. Ugakora, ugakorera umushahara mugenzi wawe mukorana, mukorera umushahara umwe cyangwa se usha umushahara, ejo amafaranga yiwe akaguramo ikibanza akakigurisha kunguka, ejo mu gitondo akabyuka kubaka inzu, akagura imodoka, wowe ugikodesha, ukwezi gushira ujya kwikopesha. Ukwezi gushira umushahara warangiye, amafaranga ajya hehe? nawe ubwawe ntahuzi. Abantu bagatangira kubwira ngo urya nabi, ntubara, uragasipiya, wategereza ibyo urya ugasanga ni bisanzwe, washaka ibyo ugasipiya ukabibura, washaka washyize amafaranga ukahabura. Imbaraga ziri hejuru y'ubuzima bwawe zikunaniza utagira aho ugera. Hari abantu muri iyi si bafite igipimo umwanzi yabashyiriyeho, satani yabashyiriyeho, bagomba kuzamuka, ariko hari ahantu runaka batagomba kurenga. Ni igipimo kiri hejuru y'ubuzima bwabo. Umwanzi yashyize igipimo ku buzima bwabo, avuga wowe uzazamuka, uwemerewe gutunga amafaranga, uzajya ugira amafaranga atarenze 5,000,000. Igihe cyose wabaye 5,000,000, igihe cyose wakwije 5,000,000 kuri konti yawe, ako kanya havuka ikibazo mu buzima bwawe. Business irafunga, ibihombo biraza, imisoro irazamuka, baragufunga, umwana akora agisida, uravunika, barakwiba. Hari ibibazo runaka bivuka mu buzima bwawe ku buryo amafaranga agenda akarangira, ukongera ugatangira kuri zero. Iyo ugifite 1,000,000 urakora bikagenda, wagira 2,000,000 ugakora bikagenda, 3 bikagenda, enye ibintu biba bigenda neza.
ariko bigeze kuri 4,500 utangira kubona udusinyari. Iyo bigeze kuri 5 hategerezwa kuvuka ikibazo kigomba kugukubita hasi ugahita ujya kuri 0. Ndimo ndavuga imbaraga z'ubukene ziranisha ubuzima bw'abantu benshi. Ibyo nubigenzura, ibi mvuga ntago ari ibyo mu madocumentary, ndavuga ubuzima abantu babayemo. Nutabyibona birebe kuri mugenzi wawe, mugende mukore research y'ibyo ndimo kubabwira uyu mugoroba. Nimusanga atari ukuri, amasengesho muyavemo ntimuyakomeze. Ariko nimba mubona ari ukuri, muhaguruke turwane, muhaguruke duhangane, muhaguruke tumere nka Yabesi, dutakambira Imana, turirira Imana, Imana itubohore. Kuko uyu mwuka w'ubukene ni umwuka mubi. Izi mbaraga z'abadayimoni ni imbaraga mbi zinaniza ubuzima bw'abantu. Hari abandi usanga mu muryango hari igipimo runaka cyashyizweho, umuntu arazamuka, ariko iyo amaze kubaka inzu imwe nta kibazo aba afite. Yatangiye kubaka iya kabiri ntago ayuzuza, ahita apfa. Ugasanga mu muryango nuko bimeze, ku buryo bigera ahantu abantu bagatinya, n'ubonye amafaranga agatinya kubaka inzu ya kabiri. Kuko igipimo Satani yabashyiriyeho, imyuka yabashyiriyeho n'icyuko ntawe ugomba kurenza inzu ebyiri mu muryango. Inzu imwe yo kubamo irahagije. Ucyubaka iya kabiri ntabwo uyuzuza, yuzuzwa n'abandi. Yuzuzwa n'umugore yamaze kuba umupfakazi cyangwa akayigurisha munaniye kuyuzuza. Izo ni standard zo mu buryo bw'umwuka Satani agenda agakesha ubuzima bw'abantu. Uwo mwuka w'ubukene ukabugukontorora, ukomonitaringa kuri urwo rwego, ku buryo ibyo ukora byose, imiriho uruha, ubwenge ukoresha, amajoro urara, amasitrategi ugira, ibyo ujyamo, wajya China, wajya Dubai, wajya muri Amerika, wajya ku nganda, wajya South Africa, warangura, wagenza gute, urakora, ariko hari igipimo runaka utarenga. Iyo ukigezeho utegerezwa kumanuka hasi cyangwa ugapfa. Ndimo ndavuga imbaraga mbi z'ubukene, imyuka mibi y'abadayimoni n'ubukene turwana nabwo, duhanganye nabwo muri iyi si. Abantu benshi n'uyu munsi none kuba ari aho bageze, nuko hariho aho bacitse ku icumu ry'iyi myuka, agasimbuka ako kantu. Uyu munsi none ashobora kujya no kunywa no kuryama, ariko ubundi bariyeri iri hariya itemeraga yuko hari n'ushobora kugira icyo ajya n'icyanywa keretse gitamitswe n'undi muntu. Ariko ubwe wakishakiye mu biganza byiwe, imyuka itabyemera, aba badayimoni b'ubukene batabyemera. Imana yacu iturengere kandi tugire neza cyane. Satani ni umugome. Reka mbabwire ibintu turimo tuvuga birakomeye cyane. Ikintu kizabwira ko ibintu turimo tuvuga kandi ibintu amasengesho cyangwa se programu twijemo ibihambaye. Tugira igitero cya internet igihe cyose. Iyo twije muri zingisho za deliverance zo kubohoka, zo gusenya ubwami bwa Satani, tugira ibi bibazo n'iyi myuka, kuko Satani ashaka guca connection ngo tutavuga ukuri, abantu batumva ijambo ry'Imana, ariko aribeshya. Tumaze igihe dufite internet nziza nzimikora neza nta kibazo, ariko from Friday tumaze gupublishinga no masengesho, internet yatangiye kugenda nabi. Overnight yo kwa gatanu yari imeze nabi cyane, internet yari imeze nabi. None kwa gatandatu ijya down, ku cyumweru irapfa burundu. Uyu munsi dore twagerageje kwa prodinga ngo tujye live kuri YouTube, ariko dore byananiranye. Nikikwereka yuko uru rugamba turimo turwana, Satani ntagashaka ko tuvuga ukuri, Satani ntagashaka gutsindwa. Ariko haleluya, aya ni amasengesho ya Yabesi. Yabesi yasanze iri sengesho amaze kumenya ukuri, yari amaze kumenya ko gukora no guhangana no kurwana bitazagira icyo bihindura mu mibereho yiwe. Amenya neza ko arimo arwana n'imbaraga ziremereye, amenya neza ko arimo arwana n'imbaraga z'umwijima, amenya neza ko arimo arwana n'imbaraga zikontorora umuryango, zigenda inyuma y'umuryango. Aravuga ngo nkeneye gushaka Imana ifite imbaraga zisumba izindi mbaraga kugira ngo imbahore. Yesu ashimwe. Abantu twabanye mu nyigisho za deliverance, narabwiye ngo iteka deliverance iba ku buzima bwawe bijyanye na revelation.
ikintu umaze guhishurirwa, ikintu umaze gusobanukirwa urakinesha, uragitsinda. Ariko ikintu utarasobanukirwa ubana nacyo ukagisigira urubyaro rwawe. Harageze kumbaza ibibazo ngo ese ngo tuzaba muri deliverance ngo kugeza ryari? Kugeza igihe uzabona ko nta kintu na kimwe kikikuboshye, igihe uzabyuka ukareba ugasanga imigozi yose yagukururaga warayiciye, nta ikikuboshye. Icyo gihe deliverance uzahagarike, ntabwo izaba igikenewe ku buzima bwawe. Ariko igihe cyose ukibona hari ibyo gihanganye nabyo, nakugira inama yo gukomeza kurwana. Yesu ashimwe. Izi mbaraga z'abadayimoni zifite strategy ikomeye cyane. Hari abandi iyi myuka ireka bakazamuka, ugakora ukarwana ukazamuka ukagera ku kintu runaka, ariko wagera ku rwego runaka ya myuka ikongera ikakumanura ugasubira hasi. Ugasanga umuntu yarakoze, wenda n'akazi n'amaministeri yakozemo, ni business yakoze, yararwanye, ajya no kwiga ni Burayi, ajya no kwiga no mu bihugu bitandukanye, akora ama business akomeye, arazamuka, agura imodoka, agira abakozi, agira abashoferi, agira ama company, agira ibintu runaka, ariko ya myuka y'abadayimoni ikaza ikamukubita, ikamumanura, ikamusubiza hasi, akagera ku rwego asigara atunzwe n'inshuti, asigara atunzwe n'abana, asigara afashwa n'abavandimwe, asigara afashwa n'abantu yagiye agira neza mu buzima. Yararwanye, yarakoze, yarazamutse, yarakize, yabaye n'umukire ku rwego rwo hejuru, yabaye mukire pe, ariko ya myuka irongerera mu manura imusubiza hasi. Niyo mpamvu mu gihe turimo tusambura izi mbaraga, turimo turwana n'izi mbaraga, ntiwibeshye ngo uvuge ngo jyewe narazamutse, ngo ngugiye rwose ngo urwo rugero, ngo izo revo z'ubukene jyewe narazirenze, nazivuyemo, nta kibazo ngifite. Ngo icyo kibazo jyewe ntacyo ngifite, jyewe ngubu rwose narazamutse, narakize. Benshi barakize pe, benshi ndabazi barakize, bakagira amamodoka, umugore akagira imodoka ye, abana bakagira imodoka zabo, umugabo akagira imodoka yiwe, kajya abashoferi, kagira abantu benshi cyane batandukanye. Ariko igitondo kimwe ukaza mugahora muri gare arimo kubwira ngo nta jana wanguriza ngo ntege bisi. Ya mafaranga yagiye hehe? Bwa bukire bwagiye hehe? Byarayoyotse, byajyanywe n'iki? Kuko ntibazakubeshye, nta muntu ukira adafite ubwenge. Niyo mpamvu Yesu ashimwe. Ntibazakubeshye, nta muntu ukira adafite ubwenge. Niyo yaba atarakandagiye mu ishuri, niyo yaba atarize, nubona umuntu ushaka kubona miliyoni 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400 akazijera, akazikontrolinga, uzamwubaha uriya muntu afite ubwenge buhambaye. Nta mukire w'umusuku ubaho, ntibazakubeshye. Kuko umuntu washoboye kugira strategy zimuzamura zikamugeza ku rwego runaka, akaba miliyarderi, akaba miliyonera, ntuzamusuzugure ngo ni umuswa. Ariko ikibazo ni iki ngiki, bigenda gute ngo igitondo kimwe amanuke yisange yasubiye ku muhanda gusabiriza? Umuntu wavuye hasi akava kuri zero akazamuka akagera ahantu agera, bigenda gute ngo igitondo kimwe yisange ku muhanda asabiriza? Ni izindi mbaraga zo mu isi y'umwuka zimurusha ubushobozi n'imbaraga adashobora gukontorora, ziragenda zikangiza buri kintu cyose, zigafunga imiryango n'inzira, zikamuteza ibyago. Reka mbabwize ukuri, muzabisobanukirwa neza uko tuzakomeza kuba imbere y'Imana no gusenga. Ariko ndakubwiza ukuri, abantu benshi bafite imbaraga zirwana n'ubuzima bwabo, zinaniza ubuzima bwabo.
abantu benshi hari imbaraga ziri hejuru yabo zibarwanya igitondo n'umugoroba, zibuza gutera imbere. Ntibaze ngo ubukene buri ku buzima bwawe buri normal, buri nomo. No, hari izindi mbaraga, hari ubundi bushobozi kandi buturuka mu isi y'umwuka. Abantu benshi muri iyi si, iyo ubonye umuntu azamutse, akize, afite amafaranga, ageze ku rundi rwego runaka, abenshi batavuga ngo uriya muntu agiye kuzimu. Ni ibitekerezo bitabizo mu mitwe y'abantu bose cyangwa se mu bantu benshi. My question is that, kubera iki buri wese yumva ko wazamutse agiye kuzimu? Kandi ibyo ntibivuga n'abakristo gusa. Umuntu wese uzamutse, umuntu wese ukize, umuntu wese ugeze ku rwego rwo hejuru, wese atavuga ngo uriya muntu sinzi ahantu yakuye agati, uriya muntu sinzi ahantu yacishije, uriya muntu agiye kuzimu. Bisobanurwa neza ngo buri muntu wese azi neza yuko ubukire, gukira no gukena haba hari izindi mbaraga zo mu isi y'umwuka zibiri inyuma. Buri wese icyo gitekerezo muri waragifite, wese icyo gitekerezo muri warakizi, ariko gusobanukirwa no kumenya nibyo bose badasangiye. Kuko iyo uvuze ngo uriya muntu yagiye ikuzimu, it means ukenye akeneshejwe n'izindi mbaraga z'umwijima. Impamvu ukenye, hari imbaraga ziri inyuma yawe zigutera ubukene. Kugira ngo ukire ukeneye guhura na Luciferi, ukeneye guhura n'imbaraga z'umwijima kugira ngo zikubabarire, zikure kuri ubona amafaranga. Ibyo bitekerezo biba mu bantu benshi, biba mu bantu bose. Benshi babana n'ibyo bitekerezo. Reka mbabwire, ntabwo ari ibitekerezo byaje gutyo gusa, bifite ukuri, bifite aho biva. Niby'ukuri koko, kuko kugira ngo ube umukire ufatika uhambaye muri iyi si, inzira ni ebyiri. Urapfukamuramye Satani nk'uko Satani yabisabaga Yesu ngo namuramye muhe ubutunzi, cyangwa se uratumbera Imana ya Isirayeli, ufata inzira ya Besi, utakambira Imana iguha umugisha, iguhindurire amateka. Nibitaba gutyo uzaguma muri bwa buzima bwo gukontororwa n'izindi mbaraga runaka nawe utazi. Benshi muri twebwe bakontororwa n'izi mbaraga, bananizwa n'izi mbaraga mu mibereho yabo n'imigendere yabo. Hari amahirwe menshi yaje mu buzima bwawe yatuma gushobora kuzamuka, yatuma gushobora kugira ikintu ugeraho, yatuma gushobora guhindura ubuzima n'amateka, ariko bitewe n'uko hari imbaraga ziri inyuma yawe zagiye ziyananiza, zirayayoyora, ziyahindura ubusa. Ukomeza kwisanga uzenguruka ku murongo w'ubukene. Yabesi yarabyitegereje, arabireba, asanga ibyo yakora byose ntabwo azigeranisha urugamba rw'ubukene, ariko asobanukirwa neza ko mu ijuru hari Imana. Yize ku mateka y'Imana ya Isirayeli, asanga Imana ya Isirayeli ni Imana ibohora, asanga ni Imana itanga umugisha, asanga ni Imana. Haleluya. Mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, reka dusome ijambo ry'Imana. Mu Bibiliya zacu mu gitabo cyo Gutegekwa kwa kabiri, Gutegeka kwa kabiri ibice 28. Reka duhere ku murongo wa 15.
havuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe. N'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Murongo wa 19, uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoreza umuvumo no guhagarika umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamanurwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Uwiteka azaguteza mugiga itakuvaho, ageze aho azagutsembera, ugashirira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ubusimba bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho buzahinduka icyuma. Mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto w'ifu nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe bagushyire imbere. Uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahungu uciye mu nzira ndwi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Uzaba inyama z'ibisiga byose n'inyamaswa zose, ntihazagira ubyirukana. Uwiteka azaguteza ibishyute nk'iby'Abanyegiputa no kuzana amagara n'ubuheri n'ibikoko, we kubivurwa. Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Uzakabakaba ku manywa y'ihangu nk'uko impumyi ikabakabira mu mwijima. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora, uzajya ugirirwa inabisa kandi unyagwe iteka he kugira ugutabara. Uzasaba umugeni harongore undi, uzubaka inzu we kuyitahamo, uzatera uruzabibu we kurya imbuto zarwo. Inka yawe izabagirwa mu maso yawe we kuyiryaho, indogobe yawe izanyagirirwa mu gasozi we kuyikomorerwa. Intama zawe zizahabwa ababisha bawe he kugira ugutabara. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bazahabwa irindi shyanga, amaso yawe azabireba ahereyo ananizwe no kubakumbura umunsi ukira, ntacyo uzashobora gukora. Imyaka yo ku butaka bwawe n'ibyakuvuye mu maboko byose bizaribwa n'ishyanga utazi. Uzagirirwa inabisa ushenjagurwe iteka, bizatume usazwa n'ibyo amaso yawe azibonera. Uwiteka azaguteza imikereve ikomeye cyane mu mavi n'ibishyute bikomeye cyane ku maguru we kubivurwa, ndetse azabiguteza bihere mu bworo bw'ikirenge bigeze mu gitwariro. Wowe n'umwami uziyimikira. Uwiteka azabashyira ishyanga utigeze kumenya, wowe na bene sekuruza banyu, kandi uzakorerayo izindi mana z'ibiti n'amabuye, kandi uzahindukira amahanga yose Uwiteka yakwimuriyemo igitangaza n'iciro ry'imigani n'agashinyaguro. Uzasohora imbuto nyinshi usarure bike, kuko inzige zizabirya. Uzatera inzabibu uzihingire, ariko ntuzanywa vino yazo, ntuzasoroma imbuto zazo, kuko inanda zizazirya. Uzagira imyelayo mu gihugu cyawe cyose, ariko ntuzisiga amavuta yayo, kuko imyelayo yawe
izahungurira imiteja. Uzabyara abahungu n'abakobwa be kuba abawe, kuko bazajyanwaho iminyago. Tuba tugarukiye kuri umurongo wa 41. Iri jambo dusomye ejo tuzakomeza ku murongo wa 42. Ariko ndagira ngo urebe uburyo ubukene ari imifumo, ari imbaraga z'umwijima, ari imbaraga z'abadayimoni. Bibiliya yavuze ngo nutumvira Uwiteka, nudashaka Uwiteka, nudasenga Uwiteka, iyi mifumo yose izakuza. Bibiliya yerekanye imifumo kuva kwa mbere kugeza ku wa nyuma. Ni imifumo myinshi cyane. Uzasaba umugeni harongora undi, uzubaka inzu we kwitahamo, uzasohora imbuto nyinshi, nujya gusarura usarure bike. Ibi ni ibihombo. Uranguza miliyoni 10, wacuza ukavanamo miliyoni 1. Wasohoye imbuto nyinshi ariko umusaruro ni ubusa. Ngo uzabyara abana abahungu n'abakobwa ariko batwagwa n'irindi shyanga utazi. Reka mbabwire ukuri, ninde mukene wabyaye abana b'abahungu n'abakobwa ubafite? Nta n'umwe. Kuko umwana wese akimara kumenya ubwenge mu rugo, ahita areba ubukene bw'iwabo, akareba ubukene bwawe, akahazinukwa, agatangira gushakisha yakura ibyajya n'ibyamo. Nibo baboye mutunze mu ngo zanyu. Abataboye baboye mu ngo zanyu bagiye kuba indaya ku gasozi. Abandi basize ababyeyi bagiye gupagasa iyo nguyo kure. Abandi barabasize bajya kuba kure yabo. N'abana bawe warababyaye baragukunda nibyo, ariko kubera ubukene bufite umuvumo wambura urubyaro, ubukene bugukuraho urubyaro, ubukene bugukuraho inshuti. Biravuga ngo iyi mifumo izakuzaho ikugereho. Inka yawe izabagirwa amaso yawe, ntujyeho n'akanyama kayo. Abakene borora inka ariko kugira ngo bazanywe amata yayo ntiba bizoroshye, ko arakama agemurira abakire bamuha udufaranga two kugira ngo ariko yagura umunyu. Abakene borora inkoko ariko ntibazi uburyohe bw'amagi. Ziratera bakarundanya, bagatora bagashyira abakire batazorora bakabuha udufaranga. Nta kintu cy'umukene kimugirira umumaro. Umukene arahinga akeza igitoki cyiza, yarangiza akagitema akakigana ku isoko, ntashobora kukirya ngo yumve. Iteka abakene batoranya ibyiza biruta ibindi mu byo bafite barimo bakoresha, bakabigemurira abakire, bo bagasigarana ibisigazwa. N'abahinga ibijumba arabihinga, yamara kubisarura agatoranyamo ibyiza, agasiga uduto n'ibyatemaguritse akaba ari ibyaha abana ngo barye, ibigaragara neza byose akabitwara ku isoko kugira ngo ariko abone udufaranga. Iyo ni imifumo iba hejuru y'abakene. Iyo uri umukene ukorera udufaranga ukegeranya, ugafata amafaranga 200,000, 300,000, 150, 100,000, ugakusanya ukegeranya, ugashyira nyirinzu, usize umwana we yaburaye yabwiriwe. Imifumo y'ubukene. Umukire nyirinzu we agakomeza akajya kubaka andi mazu no kugaburira abana no kwishyura abana minervaye n'ibiki byose, wowe uryamye mu nzu udafite icyo ugaburira umwana kubera ubukene. Iyi ni imifumo iremerera ubuzima bw'abantu. Ubukene aho buva bukagera ni imifumo. Igitabo cyo gutegeka kwa 2:28 kirabisobanura, kirabyerekana. Iyi mifumo uburyo ki inaniza ubuzima bw'abantu, uburyo kiteye. Ijuru rizahinduka umuringa, ubutaka buzagira umusenyi umeze nk'ifu y'ingezi, uzahinga we kwezi.
ngo ababisha bawe bazakwirukankana, uzabahunga uciye mu nzira zirindwi. nta mukene ugira imbaraga, nta mukene ugira ijambo, nta mukene ugira confidence. Iteka umukene ahora yirukanka imbere y'abakire. iyo umukire avuze umukene ariruka. Yabesi amaze kubyitegereza, amaze kubireba, amaze kubona imikorere, amaze kubona izi mbaraga, amaze kubona imivumo yose, aravuga ngo reka nshaka Uwiteka, reka nsenga Imana, reka mpamagara Imana, reka negerane n'Imana. Ahari Imana yanyumva, ahari Imana yantabara, ahari Imana yandengera, ahari Imana yandwanirira, ahari Imana mareshekereboze sakara masai. Hari icyo Imana yakora ku buzima bwanjye. Yabesi yinjira mu masengesho, atangira gusenga, ahamagara Imana Isirayeli. Aravuga ngo Imana ya Isirayeli yashoboye gufata Aburahamu ikagendana nawe, ikabana na Isaka, ikabana na Yakobo, ikagira neza Yosefu, ikamuhindurira amateka, igakura Abisirayeli muri Egiputa, ikambutsa inyanja itukura, ikabaha igihugu. Nanjye yampindurira amateka. Haleluya. Yinjira mu masengesho, ajya imbere y'Imana, atangira gusenga ijoro n'amanywa, atangira kuririra Imana, atangira guhamagara Imana, atangira kwinginga Imana. Arasenga, atabaza ijuru, ariyiriza, arara amajoro, arara ku karago, ashaka Imana, ashaka mu maso h'Imana, abwira Imana ngo Mana ntabara, abwira Imana Mana ngo agura imbago zanjye. Yisanze yaravukiye mu buzima bufunganye, yasanze inzira ziba zifunze, yasanze imbago ziba zitaguka, yasanze intambwe ziba zitaguka. Atangira kurira Imana ijoro n'amanywa, Mana agura imbago zanjye. Haleluya. Ararira, arataka, arasenga, ariyiriza, ashakisha Imana, areba mu muryango avamo, areba agahinda yavukiyemo, areba bene se urwo bapfuye, areba basabona ba nyirarume, asanga bose ni abatindi, asanga nta n'umwe yakwirukira, asanga nta n'umwe wamutabara, asanga nta n'umwe wamufasha, asanga se ubukene bwamwicaje hasi, nyina ubukene bwamwicaje hasi, abavukana bose ubukene bwabicaje hasi. Nta n'umwe muri bo, nta n'umwe umwe rudori wari ufite imbaraga zishobora kuba zatuma yegura umutwe. Yabesi amaze kubyitegereza, avuga ngo ubutabazi bwanjye ngiye kubushakira ku Mana. Arahaguruka, arwana n'isi mbaraga, arwana n'iyi myuka y'abadayimoni, arwana n'iyi karande, arwana n'uyu mwuka wicaye hejuru y'ubuzima bwiwe, arwana n'uyu mwuka yavukiye muri uyu muryango, arwanira gusohoka mu gisekuru. Haleluya. Yarebaga igisekuru avuyemo, asanga ni igisekuru cy'inzara, kareba iyo ava agasanga ni mu gahinda, ni mu marira, ni mu maganya, nta kiza gihari, nta kivayo. Yakoresha amaboko agahomba, yabiba byinshi agasarura bike, yakubaka inzu igatahwamo n'undi, yasaba umugeni undi akamurongora. Uraza abakobwa bakumenze kubera ubukene, nicyo bivuga ngo gusoma umugeni akarongora undi. Uraza abahungu bagiye bagukwepa kubera bari bakabona ntawe muzagera, kagukwepa kakureka kigendera. Ni benshi ntibabarika. Ibyo arabyitegereza, arabireba, avuga ngo reka nshake mu maso h'Imana. Uyu mugoroba reka dusenga Imana. Tuzakomeza inyigisho ku munsi w'ejo, ku mugoroba saa 12 ku masaha yo mu Rwanda, saa 1 ku masaha ya Kenya, n'undi tuba turi ahangaha online. Mu gitondo turi muri morning glory, ku manywa turi mu nyigisho ku mbuga nk'uko bisanzwe, dukurikiranye ibice nk'uko bikurikirana. Ariko iyi minsi 7 ndakwankuraja, reka dusenga Imana, reka turirire Imana. Hari byinshi turwana nabyo. Iyi myuka y'ubukene ifite amastrategie atagira uko angana. Izi strategie n'imikorere y'iyi myuka tuzayiganira muri iki cyumweru, tuzayisobanura, tuzarekana strategie Satani akoresha, tuzarekana iyi myuka y'ubukene, inzira icamo n'amayeri yayo, byose tuzabisobanura. Ariko uyu mugoroba reka dufatanye duhamagara Imana.
ubwira Imana ngo Mana waremye ijuru n'isi. Wumvise gusenga kwa Yabesi, wumvise gutaka no kurira, wumvise kwinginga no guhamagara. Nanjye ndakwinginga uyu mugoroba, nanjye ndahamagara izina ryawe, nanjye ndahamagara gukomera kwawe. Ndagutakira Mana y'agakiza, mbohora ingoyi z'ubukene, mbohora imivumo y'ubukene, mbohora karande, mbohora imyuka y'abadayimoni w'ubukene bananiza ubuzima bwanjye. Abo mu muryango navukiyemo, mu kirere ndimo, mu mibereho ndimo, imyuka inaniza, imyuka ishyira hasi, ndaguhamagara Mana y'agakiza kanjye, ndaguhamagara Mana y'imbaraga. Rebo shekere mosai, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana nka Yabesi. Uko Yabesi yafashe umwanya agatakira Imana, uko Yabesi yafashe umwanya akaririra Imana, uko Yabesi yafashe umwanya akajya imbere y'Imana agahamagara ijuru, akabwira Imana ngo Mana ndengera, akabwira Imana ngo Mana ntabara, akabwira Imana ngo Mana nkuraho izi imbaraga zinanisha ubuzima bwanjye. Yarebye mu gisekuru, areba iyafa, areba kwa se, areba kwa nyina, yireba mu buzima bwiwe, abona hari imyuka imusubiza hasi, abona hari imyuka imunaniza, abona hari imyuka imumanura, abona hari imyuka irwana nawe. Resekele mosaini, hamagara Imana ibohora ubuzima bwawe. Nawe uyu mugoroba hari icyo witegereje, hari icyo wasobanukiwe muri iri jambo, hari icyo wasobanukiwe muri uyu mwanya, hari icyo wamaze kumenya mu buzima bwawe. Izi mbaraga zananisha amaboko yawe wakoze ukiri mutoya, none ugeze aho utangiye gusaza, ugeze aho utangiye kunanirwa, ugeze aho utangiye gucogora, nta kintu urageraho, imbaraga zikunaniza zabaye nyinshi, ugeze ahantu urimo gusaza, utabona icyerekezo, utabona iyo uva n'iyo ujya. Reka uyu mugoroba turirire Imana, reka duhamagare imbaraga z'ijuru. Senga aho uri. Maresekele mosai, Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ya Isirayeli, turahamagara izina ryawe uyu mugoroba, turahamagara imbaraga zawe uyu mugoroba. Turakinguza imiryango yakinzwe hejuru y'ubuzima bwacu, turacagagura imivumo y'ubukene itugose, turacagagura ingoyi z'abadayimoni zituziritse, turabohora amaboko yacu aboshywe n'iminyururu y'ubukene, imyuka y'inyatsi itugendaho, imyuka y'ibihombo, imyuka yo kunanirwa, turayicagagura, turayifunagura, turayisenya. Imbaraga zitunaniza, imbaraga ziturwanya, turazisambura mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba turasenya, uyu mugoroba turafunagura, uyu mugoroba turarandura imbaraga z'ubukene. Turamena ikirere cy'ubukene gitsikamiye ubuzima bwacu, gitsikamiye abakunda Imana mu izina rya Yesu. Iyi minyururu itutsikamiye, iyi minyururu ituboshye iri ku maboko turayicagagura. Fire in the name of Jesus. Senga wikureho imivumo yose iri hejuru y'ubuzima bwawe, senga wikureho imivumo yose iri hejuru y'ubuzima bwawe, senga wikureho imbaraga zikunaniza, senga wikureho imbaraga zikugendaho, senga wikureho imbaraga zinaniza ubuzima bwawe, zinaniza ibikorwa byawe, zinaniza amaboko yawe. Izi mbaraga z'ubukene, izi mbaraga z'abadayimoni, izi mbaraga z'imyuka mibi, iyi myuka y'ikuzimu inaniza ubuzima bwawe, iguteza ubukene. Shekele mosakaramando, imyuka inaniza amaboko yawe, imyuka inaniza ibitekerezo byawe, imbaraga zikurondora, imbaraga zigukurikirana, senga uzikureho, senga uvunagure. Sohoka muri icyo gisekuru cy'ubukene, sohoka muri uwo muryango w'ubukene. Hamagara Imana Yabesi yahamagaye, sengera imbago zawe zaguke, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana. Uyu mugoroba hamagara ijuru, uyu mugoroba hamagara Imana. Lebo sakaramando lebo sekele mosaini, ndasenze mu izina rya Yesu, ndacekarande, ndacimyuka y'amarozi, ndacimitongero, ndacimbaraga z'umwanzi, myuka iri mu kirere, myuka irondora amazina yacu, myuka idukurikira
ikurikirana mu bihugu n'imigabane, imyuka ikurikirana ibikorwa dukora, izo mbaraga zo mu isi y'abarozi, izo mbaraga zo mu isi y'umwijima, nezekele mosayini, ndazimena ndazicagagura, ndasenya ndasambura. Iri joro ndakubita hasi, uyu mugoroba ndakubita hasi, ndasenya umwuka w'ubukene, ndasenya ikirere cy'ubukene, ndacagagura imivumo y'ubukene, ndacagagura izi mbaraga z'umwijima, izi mbaraga za satani zikenesha abantu, zisahura abantu, zinaniza ubuzima bw'abantu, zambura abantu umugisha, ndazirimbura. Lesekele mosai. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara umuriro w'Imana. Iyo Yabesi yasenze kumva, niyo gihe nawe turimo dusenga. Yahinduye ubuzima bwa Yabesi, ikamwambika icyubahiro. Nyamara yaravukanye agahinda, nyamara yarakuriye mu gahinda, yarabaye mu gahinda, imivumo itabarika yari hejuru y'ubuzima bwe. Ariko amaze kumenya Imana, amaze gusobanukirwa Imana, arayihamagara, ahindura amateka yiwe, ahindura ubuzima bwiwe, yikuraho ibyamunanizaga, yikuraho imivumo, yikuraho ubukene, yikuraho ubuswa, yikuraho inyatsi, yikuraho karande, arabyiyambura, yambara umwambaro w'icyubahiro. Mareshekere mosakaramando zemenekere bozesai. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'Imigani ngo abakene barasuzugurwa, barahinyurwa, ngo baraboneranwa, ngo kandi nta nshuti bagira. Uwo mwambaro wo gusuzugurwa, uwo mwambaro wo kuboneranwa, uwo mwambaro wo gucishwa bugufi, wiyambura uyu mugoroba, wiyambura uyu mugoroba. Yabesi yarawiyambuye, Yabesi yarawiyambuye, yacagaguye izo mbaraga, yiyambuye umwambaro wo kuboneranwa, yiyambura umwambaro w'agasuzuguro, yiyambura umwambaro w'ibitutsi, arawiyambura umwambaro w'icyangiro, arawiyambura. Mareshekere mosai. Jambo ry'Imana rikomeza rivuga mu gitabo cy'Imigani ngo abakene barimburwa n'ubutindi bwabo, ngo ikica abakene, ikica abakene, ikirimbura abakene ngo ni ubutindi bwabo. Ndakubwiza ukuri, iyi minsi 7 yaje ngo ubukene ntibuzakurimbure. Iyi minsi 7 yaje Imana iduhaye ngo ubutindi ntibuzakurimbure. Mubarimburwa n'ubutindi ugomba kuvamo, mubarimburwa n'ubukene ugomba kuvamo, ugomba kuva mu mubare w'abazarimburwa n'ubutindi, w'abazarimburwa n'ubukene. Uwo mubare ugomba kuwuvamo, uwo mubare ugomba kuwusohokamo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yahinduye ubuzima bwa Yabesi, iracyari Imana, iraticaye ku ngoma, iracyakora, iracyakora, iracyakora. Yesu yaravuze mu gitabo cy'Yohana ibice 9 ngo Data arakora nanjye ndacyakora, ngo nkwiriye gukora imirimo ya Data akiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira. Reka mbabwire Imana yacu iracyakora. Yesu Kristo aracyari mu murimo, ntabwo arahagarika, ntabwo arawuvamo. Nimba Yesu agikora, nimba akiri mu murimo, nimba akirimo gukora, ibyanjye yabikora, ibyawe yabikora, ibyacu yabikoraho. Muhamagarire ijoro, muhamagara uyu mugoroba, iki cyumweru ubuzima bwe buhinduke, uyu mugoroba ubuzima bwe buhinduke. Aka kanya imbaraga zakunanizaga zive hejuru ubuzima bwawe, ibyakurwanyaga bive hejuru ubuzima bwawe, ibyaguteraga bive hejuru ubuzima bwawe. Imbaraga z'umwijima zakiza ijuru ryawe zirekure mu izina rya Yesu. Jambo twasomye mu gutegeka kwa 2 yavuze ngo iyo mivumo niza, ngo ijuru ry'ejuru ryawe rizahinduka nk'umuringa. Hari abantu benshi mu buzima bwabo ijuru ryo hejuru yabo ryabaye umuringa, ikirere cyawe cyahindutse umuringa, ntago kivusha imvura. Ikirere cyawe cyabaye umuringa, nta mugisha ukivamo, ikirere cyawe kirafunze, amarembo yawe arafunze, imiryango yawe irafunze. Sengera ikirere cyawe, sengera ikirere cyawe, icyo kirere cyabaye umuringa nigifunguke mu izina rya Yesu. Iryo juru nirihinduke, iryo juru nifunguke, iryo juru niribohoke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Ndahamagara Imana yaremye ijuru n'isi, ndahamagara Imana ya Isirayeli yitegeka ikirere, igategeka isi n'inyanja. Ndategeka icyo kirere cyabaye umuringa uyu mugoroba gihinduke. Masekere mosai.
senga mu izina rya Yesu Kristo, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Vuga ngo ntabwo nzasaba umugeni ngo harongore undi, ntabwo nzubaka urugo ngo abandi barutahemo, ntabwo abana banjye bazavukira umuruho, ntabwo abana banjye bazatwagwa n'ishyanga ntazi. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ntabwo ibyanjye bizasahurwa ndeba. Iyi mivumo ndayiyamye, iyi mivumo ndayiyambuye, iyi mivumo ndayikuyeho. Ikureho buri muvumo wose, ikureho buri muvumo wose, ikureho mu izina rya Yesu, ikureho mu izina rya Yesu. Ibira yavuze ngo ababisha uzabatera umugongo ngo ubahunge uciye mu nzira zirindwi kubera iyo mivumo. Ibyo byange muri kano kanya, uwo muvumo wange mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, ebo shakaramasayini, senga wangu uwo muvumo ubihindure mu cyerekezo kindi, ahubwo abishawe bazaguhunge, abishawe baguhunge baciye mu nzira zirindwi, kuko uri umunyamugisha. Iyo uri umunyamuvumo uhunga ababisha bawe, ariko uri umunyamugisha abishawe baraguhunga. Iyo uri umunyamuvumo urabiba ntusarure, ariko uri umunyamugisha urabiba ugasarura inku bw'ijana. Iyo uri umunyamuvumo ijuru ryawe rihinduka umuringa, ariko iyo uri umunyamugisha ijuru ryawe ryuzuramwo umugisha. Muri kano kanya hindura buri kimwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina rya Yesu. Senga ukureho ubugambanyi ku buzima bwawe. Iyo hari imivumo ikuriho uragambanirwa, ariko hari umugisha urejuru ubuzima bwawe nawe ukugambanira. Lebo sakala masai, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga z'Imana ya Isirayeli, ndahamagara imbaraga z'Imana dusenga. Imana dukorera ijoro n'amanywa, Imana duhamagara uko bukeye n'uko bwije. Mana ndakwinginze, hindura mwami, kuraho ikirere cy'umuvumo ugisenye, kuraho ikirere cy'ubukene ugisenye, fungura ikirere cy'umugisha Mana. Dukureho iminyururu ku maboko, dukureho inyatsi Mana, dukureho iyi mivumo yose. Dusukira umugisha wawe Mana, dusukira umugisha wawe Papa, dusukira umugisha wawe Jehova Jire, dusukira umugisha wawe Mana agakiza kacu. Uri Imana y'imbaraga n'ubushobozi, uri Imana y'icyubahiro, uri Uwiteka kugira neza, wuzuye icyubahiro no gukomera. Marebo shakaramando zemenekere bozesai. Twasomye imivumo, ariko reka muri kano kanya dusoma umugisha. Uyu mugisha wature ku buzima bwawe, uyu mugisha wature ku rubyaro rwawe, uyu mugisha wature mu kirere cyawe, umugisha wature ku bazagukomokaho. Mu izina rya Yesu Kristo, muri iyi minsi irindwi uyu mugisha tuzakomeza kuwusoma, uyu mugisha tuzakomeza kuwatura buri munsi hejuru y'ubuzima bwacu. Uko uzatuza imbere Imana gusenga muri iyi minsi irindwi, tugomba kubyatura tukongera tukabisubiramo, kandi tukabishyira mu buzima bwacu no hejuru y'ubuzima bwacu no hejuru y'imibereho yacu. Mu izina rya Yesu Kristo, Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Haleluya! Ndatura kuzamuka, ndatura gusumba amahanga yose yo mu isi. Uyu mugisha nube hejuru y'ubuzima bwanjye. Reka ukuboko k'Uwiteka kugusumbisha amahanga yose yo mu isi. Zamura isengesho ryawe, zamura isengesho ryawe usenge. Iyaturireho, byature ku rubyaro rwawe, byature ku bana bawe, ngo Uwiteka azagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Ni ukuboko k'Uwiteka kutuzamura, ni ukuboko k'Uwiteka kudushyira hejuru, ni ukuboko k'Uwiteka kuduha umugisha, ni ukuboko k'Uwiteka guhindura amateka. Niyo mpamvu iki cyumweru turi imbere y'Imana duhamagara Uwiteka, turi mu masengesho twiyiriza duhamagara Imana, kuko ijambo ry'Imana yabitubwira ridaciye ku ruhande. Ukuboko k'Uwiteka kuzagusumbisha amahanga. Uhereye uyu munsi ukuboko k'Uwiteka kugusumbisha abo mukorana, kugusumbisha abo mwigana, kugusumbisha abo muvukana, kugusumbisha abo washatsemo, kugusumbisha umuryango washatsemo. Ukuboko k'Uwiteka kugusumbisha amahanga. Mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko k'Uwiteka kuzamura urubyaro rwanjye, kuzamura urubyaro rwawe, kuzamura urubyaro rwacu.
rwacu ko rusumbisha amahanga yose yo mu isi. Igihugu cyose uzageramo, umugabane wose uzabamo, aho uzahagarara hose, ukuboko k'Uwiteka, ndavuze ngo ukuboko k'Uwiteka kukuzamure, kugusumbisha amahanga. Reka uyu mugoroba ukuboko k'Uwiteka kurwanire mu buzima bwawe. Reka uyu mugoroba ukuboko k'Uwiteka kurwanire mu buzima bwawe, kurwane no kukuzamura, kukuzamure masekere mosai. Jambo ry'Uwiteka yarambwira ngo igihe Petero yari arimo arohama mu nyanja atakira Yesu, hanyuma Yesu amuhereza ukuboko aramuzamura. Haleluya. Ugutaka kwawe no kwinginga kwawe no gusenga kwawe iri joro biragera ku Mana, kandi ukuboko k'Uwiteka kurakuzamura kugira ngo kugusumbisha amahanga yose. Nimba Yesu Kristo yohereje ukuboko Petero kuko Petero yatatse, natwe amasengesho yacu no gutaka kwacu ukuboko k'Uwiteka kuratuzamura. Ukuboko k'Uwiteka ni kukuzamure, kugukure mu bukode. Ukuboko k'Uwiteka ni kukuzamure, kugukure mu nzara. Ukuboko k'Uwiteka ni kukuzamure, kugukure mu gisuzuguriro, kugukure mu madeni, kugukure mu guhangayika. Ukuboko k'Uwiteka ni kukuzamure, kugukure mu gisuzuguro n'igitutsi. Umurongo wa 2, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Lebo sakarama saini. Data, ndasenze uyu mugoroba iyi migisha yose ituzeho kandi tugereho mu izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka twakumviye kandi tukaba turi imbere yawe. Ni wowe twizeye, ni wowe twiringiye, ni wowe twiteze, ni wowe duhamagara, ni wowe tubwira, ni wowe duciriye bugufi imbere, ni wowe dusenga. Reka imigisha yose ituzeho kandi tugereho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umurongo wa 3, uzagira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu mirima. Haleluya. Data, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, reka twakire umugisha mu midugudu, mu mazu yacu, aho dutuye, aho tuba, aho tuvuka. Reka tugire umugisha mu mirima, aho dukorera, mu kazi, muri bizinesi, mu maorganizasiyo atandukanye, aho tujyana, aho twerekeza. Reka tuhagirire umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 4, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, zamura ijwi ryawe usenge. Sengera umugisha mu rubyaro rwawe, sengera umugisha mu bana bawe, sengera umugisha mu matungo yawe. Ahantu hose hari ibikorwa by'amaboko yawe, ahantu hose hari amatungo yawe, imbuto zo mu nda yawe, urubyaro rwawe nirwakira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana yazamuye Yabesi, izamura urubyaro rwacu, izamura abana bacu. Reka tugire umugisha mu bana bacu. Uhereye uyu munsi abana bacu ntibazongera kuba umutwaro ku buzima bwacu. Ntabwo urubyaro rwawe ruzongera kukuremerera, amashuri yabo ngo akuremerere, kurya kwabo bikuremerere, kwambara kwabo bikuremerere, imibereho yabo ikuremerere. Oya, mu izina rya Yesu Kristo, uhereye aka kanya abana bawe bahindutse umugisha ku buzima bwawe, bazakubera umugisha, inzira zawe zizaba umugisha, ibikorwa byawe bizaba umugisha, uzagira umugisha. Ibyo utigeze ugira mu mibereho yawe, urubyaro rwawe ruzabikugezaho mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni umugisha uva ku Uwiteka. Haleluya. Umurongo wa 5, hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Haleluya. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Ndasengeye sitoke yo mu nzu yawe, ndasengeye igikoni cyawe. Reka mbabwire, nimba hari ikintu kigaragaza ko umuntu afite umugisha, ni igikoni. Yesu ashimwe. Iyo winjiye mu rugo rw'abakene, ibyo bateguye mu gikoni, ibyo bateguye ku meza, bihita bikugaragariza kategori barimo. Iyo winjiye mu rugo rw'abakire, ibyo bateguye ku meza, bihita bikugaragariza kategori barimo. Haleluya. Umugisha mu gitenga cyawe no mu kibuvugiramo, n'imbaraga zirukana inzara mu buzima bwawe, n'imbaraga zirukana inzara mu rubyaro rwawe, mu muryango wawe, mu bavandimwe bawe. Navuze ngo aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, umwuka w'inzara nuve mu rugo rwawe, nuve ku buzima bwawe, nuve mu rubyaro rwawe. Ndirukana inzara.
uhereye uyu munsi amavuta witeka namanuke ku buzima bwacu, namanuke ku buzima bwawe. Uzaga ikintu kuko ugishaka, ntabwo uzakirya kuko urimo wiramira. Yesu ashimwe. Iyo uri umukire urya ibintu kuko ubishaka kandi kuko umubiri ubikeneye. Iyo uri umukene urya ibintu kugira ngo buke kabiri. Benshi muri twe muhorana kawunga mu nzu yanyu, si uko muyikunda cyane kuruta ibindi, ariko nuko ari ihendutse. Muhorana agafuka k'umuceri mu nzu, si uko ari umukunda cyane kuruta ibindi, ariko nuko ari ushobora kurangiza ukwezi salari gashobora kuza. Y'Imana yasutse umugisha mu gitenga cyawe uvugiramo. Haleluya. Ntabwo usimburanye inyama ku meza, ahubwo utegura zose umuntu akagize ashaka. Yesu ashimwe. Iyo ukiri ku rwego rwo kuvuga ngo nimba twariye agakoko uyu munsi, ngo basi ejo nzagura agafi, ngo ejo bundi nzagura akanyama k'inka, kugira ngo basi mbisimburanye, abana bajye bagira utuntu dusimburanye, uracyafite urugendo. Abandi bageze mu rwego, ku meza hategurwa izi nkoko, hagategurwa amafi, hagategurwa iz'inka, none umuntu akaza kwarura iyo wumva ashaka muri ako kanya. Kuko ibyo umuntu ashaka abimenya ageze ku meza. Iyo amaze gupfundura amasoro nibwo amenya icyo yarura n'icyo atarura. Ariko iyo uri umukene ugura akanyama k'inkoko kuko wagakumbuye, ugategura ifi kuko wayikumbuye. Aho ni muri Afurika, i Burayi hoho inkoko nizo ziba barambwiye ngo zitemba nk'amazi y'umugezi, ahubwo inyama z'inka nizo ziba ari ikibazo. Ariko icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki. Biravuze ngo zaha umugisha igitenga uvugiramo, igitenga cyawe n'ikibuvugiramo, umugisha wo mu gikoni, umugisha w'ibyo kurya, hamwe utagira ikintu wifuza mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Hamwe utagitongana ngo mwatetse byinshi, ngo mwasesaguye, ngo mwagenje gute, izo mpamvu zitakikureba. Haleluya. Imana ikuzamure, kuko kwiteka kukuzamure kukugeze kuri urwo rwego. Ikintu cyose Bibiliya ivuga nta kwikina no kuganira kuba kurimo, nta joke birimo, ikivuga kuko gifite value. Haleluya. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Data mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugoroba twatuye umugisha hejuru y'ubuzima bwacu, umugisha mu majya no mu maza, umugisha tugenda tugaruka, umugisha amahanga hafi n'amahanga ya kure, umugisha mu byo dukora byose. Uyu mugisha turawatura, uyu mugisha turawuremye, uyu mugisha turawakiriye. Imana ya Yabesi yahinduye ubuzima, uyu mugoroba uduhindurire kubw'izina rye no kubw'icyubahiro cyawe. Murongo wa 7. Uwiteka azatuma abisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira 7. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uhereye aka kanya ndavuze ngo abisha bose nibaduhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo abaduteraga, ibyatwirukagaho nibiduhunge biciye mu nzira 7. Kuko data turi abanyamugisha, kuko data turi abanyembaraga, kuko data waduhaye umugisha. Ukuboko kwawe kutuzamuye, ukuboko kwawe kuturinze, ukuboko kwawe kutugiriye neza. Navuze ngo mu izina rya Yesu, uyu mugoroba Mana agakiza, ndahamagara ukuboko kwawe kwirukana ababisha bose, abanzi bacu bose, abadutera, batugambanira, batuvuga nabi, abaturwanya n'abatugira nabi, birukane baduhunge baciye mu nzira 7 mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ni umugisha w'abana bawe, ni umugabane w'abayakobo, ni umugabane w'ubwoko bwawe. Turi imbere yawe nyaguhora ku ngoma, reka uyu mugabane tuwakire kandi tuwuhagararemo, ube ku bwoko bwe no ku bana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murongo wa 8. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha.
haleluya. Sengera igihugu urimo muri kano kanya, sengera igihugu Imana iguha naho ikujyana, reka Imana ihaguhera umugisha. Ijambo riravuze ngo Uwiteka azaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose. Ikintu kimenyesha yuko hari umugisha utari mu buzima bwawe ni ibintu umaze kugerageza gukora mu buzima bwawe byose biferinga. Wowe ubwawe urazi neza business umaze gutegura sigaferinga, urazi ibyo umaze kugerageza gukora bikanga bigahomba, nuko nta mugisha uri mu biganza byawe. Ariko umugisha dusaba Imana uyu mugoroba, Bibiliya iravuze ngo Uwiteka azaguhera umugisha mu byo ugerageza gukora byose. Ikintu cyose ugerageje gukora Uwiteka azajya ahita ajugunyamo umugisha. Icyo ugerageje gukora Uwiteka asukemo umugisha. Icyo ugerageje gukora Uwiteka asukemo umugisha. Erega nibi byabaye ku buzima bwa Yabesi. Abantu bakize muri iyi si, abantu b'abakire muri iyi si, ibikorwa byabo byose bibazanira umugisha, bibazanira inyungu. Icyo bakoze cyose kibazanira inyungu. Yesu ashimwe. Abantu bakizwa n'ibikorwa byabo, bakizwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko ikibabaje kandi giteye agahinda ni kimwe, nuko uzajya kureba ugasanga wakeneshejwe n'imirimo y'amaboko yabo. Mu gihe abandi bazamurwa n'imirimo y'amaboko yabo, wowe niyo yagukenesheje. Kuko utumiliyoni 5 wari wasevinze, utumiliyoni 10 wari wasevinze, wadushoye mu karimo k'amaboko yawe wari ugiye guhanga, duhiramo, uhinduka umukene gutyo. Agakredi ka banki wafashe ukajyanye mu ka business runaka karayoyotse, uyu munsi wa none urakora banki gahembwa, imirimo y'amaboko yawe guteye ubukene. Ariko biravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ikintu cyose ugerageza gukora nzagiha umugisha, kandi nzagora umugisha mu gihugu cyose. Murongo wa 9, Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'iz'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana abahuye umugisha mu izina rya Yesu. Iminsi 7 iri jambo tuzajya turyatura buri munsi. Iyi migisha tuzajya twideklara hejuru ubuzima bwacu buri munsi. Reka tubwire isi y'umwuka ko tutakira abakene. Reka tubwire isi y'umwuka ko tutakiboshywe n'ingoyi z'ubukene. Reka tubwire isi y'umwuka yuko turi abanyamugisha. Reka twature kandi tudeklare, twemeze yuko Imana yatuzamuye, ukuboko kw'Imana kwatuzamuye. Ubisubiremo, ubyibwire, ubibwire urubyaro rwawe, ubibwire inzira zawe. Bwira amaboko yawe yuko atagihomba, bwira amaboko yawe yuko Uwiteka yaha umugisha mutagerageza gukora byose. Bwira ubuzima bwe kutangira urugendo rushyashya. Bwira ubuzima bwe nubwo wavutse uri Yabesi w'amarira, ariko uyu munsi wa none wahindutse Yabesi w'icyubahiro, urusha bene se bose icyubahiro. Bwira ubuzima bwe ko Imana dusenga dukorera ihindura amateka, ikarema icyerekezo gishya, igashyiraho ibintu bishya. Turabatsinzi ndetse no kurushaho mu izina rya Yesu Kristo.
Data, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, ubwoko bwawe turi imbere yawe, turi abanyamugisha, dusenya ikirere cyose cy'imivumo, dusenya ikirere cyose cy'ubukene, dutegetse ijuru ry'umugisha, duhamagaye imvura y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntabwo tuzaguza ku mahanga, ahubwo tuzayaguriza, kuko umugisha w'Uwiteka uri kumwe natwe, umugisha w'Uwiteka uri mu nzira zacu, umugisha w'Uwiteka uri mu byo dukora, uri mu byo tuvuga, uri mu nshuti zacu, uri mu bo tugendana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Uwiteka uri ku bitugu byacu, uri mu ntambwe zacu, uri imbere yacu mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaze umugisha w'Uwiteka, tugendera umugisha w'Uwiteka mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Data, turagushimye kuko uduhaye umugisha kandi uduhindurira amateka, kandi umva gusenga kwacu. Tukuragije iminsi 6 iri imbere yacu Mwami isigaye, ubane natwe, uduha ubwenge, uduha imbaraga. Abatangira no masengesho mwe badafite ibyo kurya, ubaha ibyo kurya. Abadafite ibyo kunywa ubibahe, abadafite ibyo bishyura abana babo ubibahe Mwami. Abantu bose bishyuye muri amasengesho bafite ibibazo by'ubukene, ndakwinginze ngo ukingure ijuru, uproviding uhereye umugoroba, ibitangaza bikoreke, amakonti afunguke, imiyoboro ifunguke, inzira zifunguke, ibihombo baveho, inyungu zize mu izina rya Yesu Kristo. Ibitakundaga bikunde, abibagiranye bibukwe, ibitashobokaga bishoboke. Igikundiro cyawe n'ubwiza bwawe bigarukaje ubuzima bwa buri wese. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, imbago zose Satani yarashyizeho nizicike, 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 nizicike. Ibikuta n'ibisika Satani yari yarubatse nibisenyuke. Imisozi yose yari ihagaze imbere y'ubwoko bwawe nirimbuke, nimenagurike, nisenyuke mu izina rya Yesu. Abari bari mu kibaya nibafatwe ukuboko, bazamurwe mu mpinga y'umusozi mu izina rya Yesu Kristo. Reka umugisha uvuye imbere yawe ube ku bwoko bwawe Mana, ube ku bana bawe. Turi imbere yawe uyu mugoroba, duhindura ibihe n'amateka, kuko uri Imana ihindura ibihe n'amateka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, Mana agakiza kacu, Mana y'imbaraga, tugire neza uyu mugoroba, uha umugisha abaye imbere yawe bose, dushoboze muri uru rugendo, duhindura amateka, wese Mwami umuremere ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze ku imbere y'Imana. Turakomeza amasengesho ku munsi w'ejo ku masaha nk'angatso turahangaha, ariko mbibutsa yuko ufite ituro, ufite imbuto yo kuba muri ano masengesho, wacisha kuri izo nimero ziri kuri screen cyangwa se zimwe musanzwe mukoresha, kugira ngo dukomeze gushyigikira umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha kubw'imbuto mubiba, kandi muzisarure inkubwe 7 ndetse inshuro 100 mu izina rya Yesu Kristo. Mwakoze ku imbere y'Imana. Ijoro ryiza, umugoroba mwiza. Bye bye, ciao ciao, good night.